mbese kumva ko ibintu byawe byose ugomba guhora uciye bugufi ubundi Imana igashyirwa hejuru. Ibyo bintu nanjye mbikoze nasengera umuntu wari ugiye gupfa akabaho akongera akagira ubuzima. Mbajije ikibazo cyiza. Bisaba ibintu byose ko ugira kwizera. Nakubwiye ngo nawe nshobora kugusengera. Yawe nawe nje ningiye Imana ngikwereke Yesu ngumwakire nawe icyo gusaba. Mwambaro mbabarira y'Imana yaravuze ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yaravuze ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Nawe urimo kunyumva akakanya bwira Yesu mwene Dawidi akubabarire. Ikibazo ufite ntago cyamunaniye ahubwo ibyo ubayemo ibyaha ubayemo bitumye Imana idakora kwa kundi bivangavanga kwa kundi wamenyereye Imana. Niyo nkubwire ngo uyu munsi urimo kunyumva ufata umwanzuro ubicyare ukabishyiramo ubushake Imana izagushyigikira ikuvana mu byo byaha ubayemo. Ubaye mu buriri utunzwe n'amarira utunzwe n'agahinda wibwira igitondo n'ikigoroba nta cyerekezo ntabwo ufite uguhumuza ntufite uguhoza ariko iyo wavuye mu byaha ubona amahoro kabone waba nta mafaranga ufite kabone nta numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye usabe n'Imana ibahishurire Yesu bakubwo wahawe nawe nje ningiye Imana ngikwereke Yesu ngumwakire nawe icyo gusabira. Ndabasuje kandi bifuje kugubwa neza mwebwe mwese mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi mukadushyigikira kandi mukemeza imitima yanyu ko igomba kwatura ibiri muri mwebwe kugira ngo abantu bakomeze bahinduke bakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Kuri kamera zacu murahabona umubyeyi Imana yahamagaye, Imana yatoranyije, akaba kandi ari mushya kuri yicano. Ngira ngo ufunguye icano n'ubwa mbere uyibonye ni igitekerezo cyiza yagize ni ishurirwa yagize, araza kubitubwira mu buryo burambuye ariko amaze gushyiraho cano yitwa Nyiramwiza Official. Ukazajya ukurikirana ibyiza byose Imana izajya imucishamo ndetse n'abandi bakozi Imana bagiye batandukanye. Reka nkubwire ko nge ndi Olivier Wazabi, tuzajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye bizajya bitambuka kuri iyi cano. Hanyuma reka tumwakire ntabatinde, ndabizi mufite amatsiko menshi yo kwibaza muti noneho Pastor Josiane ni icyo atuzaniye, ese ko tutamuherukaga harimo bari barakubuze bari bagukumbuye bongeye kukubona bataherukaga isura yawe, harimo abaguheruka wenda uri igikara wabaye inzobe, harimo abaguheruka wenda uri mugufi wabaye muremure, simbizi buri wese afite uko ari bibone. Muraho neza? Muraho. Amakuru Pastor. Amakuru ni meza. Murakomeye. Turashima Imana. Reka tugusaba wongere ubibwira abantu badukurikiye, harimo umuntu utagwerukaga, harimo uzi izina rimwe, arwakubona gatakuzi. Uyu munsi tugiye kuganira nande, kuki wahisemo gushyiraho uyu murongo kugira ngo abantu bawukurikire? Murakoze. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Nyiramwiza Josiane, pasiteri. Imana ihagurukije muri ibi bihe bigoye, ibihe biruhije, ariko dufashijwemo n'Imana n'Umwuka Wera byose bizakunda. Imana idukoresha imirimo igiye itandukanye. Paulo yabivuze neza, aravuga ngo nshobozwa na Kristo umpa imbaraga. Dushobozwa nayo rero niyo iduha imbaraga, niyo idukoresha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, gusengera abarwayi, ivugabutumwa, mbese ni byinshi iby'Imana idushoboza byose turabikora. Murakoze. Turanezerewe kubana namwe, kandi ni byiza kuba mwarahisemo gufungura uyu murongo. Abantu bitega iki muri uyu murongo mwafunguye umuyoboro wa YouTube? Twabonye mu minsi yashize mu gihe twari twugarije n'icyorezo cya COVID-19 abantu bafunguye amacano, abantu babona ubutumwa bwiza, abantu benshi barabohoka. Harimo n'abavuze ko
bagiye bahurira n'abantu batari beza wenda bitewe n'impamvu burya buri hose ahantu hari ibyiza n'ibibi burya biragendana niko biba bigomba kumeze uri umukristo ukumva utazageragezwa utazahura n'ibibazo ntekereza ko urwo rugendo rutaba ari rwiza mwebwe ni iki twakwitega gishyashya mwaba mugiye kutuzanira kuri uyu murongo mwafunguye ikintu nyamukuru tugendereye ni ukubwira abantu iby'ubwami bw'Imana ko abantu bagomba kwihana bakava mu byaha ubundi Imana ikatugirira neza. Muri iyi minsi ni iminsi igoye, ni iminsi iruhije abagenzi, ariko nzi ko Imana iyo wayemereye ukayakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, Imana ibasha kugushyigikira ikabasha kubana nawe. Icyo ngendereye ni ugusangiza abantu ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bave mu byaha. Iyo wamaze kuva mu byaha wahindutse icyaremwe gishya, kandi wavuye mu byaha ubasha kwakira umugisha wawe wose uba ufunze. Iyo wavuye mu byaha hari ibintu byinshi bigenda bihinduka, kuko hari umugisha burya uzanwa n'uko umuntu yavuye mu byaha. Nibyo rwose turanezerewe kandi urumva ko ufite intumbero nziza. Reka tuvuge ngo Imana muzagendane kandi izabigufashemo. Twatangira usenga ugasengera umuntu wese tugiye kubana muri iki kiganiro tugiye kugirana, kugira ngo umuntu wese uza kugikurikirana n'umuntu wese uzakibona hazaba impinduka mu buzima bwe. Uko yarameze atarumva iki kiganiro hazagira ikintu gihinduka ku buzima bwe, ari ucyumva no munsi turi kugikora, ari uzacyumva ejo, ari uzacyumva mu gitondo, ari uzacyumva nimugoroba, ari uzagikurikirana ku manywa, uwo ari we wese uzafunguriye link akabona iki kiganiro. Gukora ku Imana kuzabemo hagati muri we, wasengera abo bantu bose. Urakoze. Imana nziza, Imana bitwaye n'ubushobozi, Haleluya. Imana ituzi, Imana idusobanukiwe, Imana itazadusiga, Imana itazaduhana, Imana itazadutererana. Bizina rya Yesu Kristo, Mana turakubashye, tugukiriye bugufi ngushyirwe hejuru. Mana mweretse imitima yose izakurikirana ibi biganiro, reka data ubashyigikire, Mana bazagiraho bibavana naho bibageza. Mu izina rya Yesu ndasenze Mana ngo ubambike imbaraga, ubashoboze, ubaneshereze muri byose, abarushye, abaremerewe, abacitse intege, abatentebutse. Oh haleluya. Mana abafite imibabaro, abafite intimba, abafite agahinda, Mana ndasenze ngo ubashyigikire kandi Mana ubiteho. Mana kubarwanirire, Mana babere maso Kristo, kuko uje guhemba no guhana. Ndasenze ngo Mana data, abakobwa, abasore, abagabo, ababyeyi bose Kristo mbashyize imbere yawe, reka ubashyigikire kandi ubiteho bakomeze. Abarimo kurira babaye bose Mana ndabakweretse ngo ubiteho, ngaho ganza nyiringabo Imana bane natwe aka kandi tugiye kumarangaha. Mana udushyigikire utwiteho, rengera umuntu wese Kristo, abarushye baremeye Kristo, komeza ubiteho. Turagushimye turakubashye kuri Imana yacu bwite. Icyo ni cyawe Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Reka nkubwire ngo wowe udukurikiye ugiye gukurikira kino kiganiro, niba ari ubwa mbere ubonye umupasiteri, reka ngusabe ngo umushyigikire, ushyigikire umurimo w'Imana, ubwami bw'Imana bwaguke. Nasomye ijambo rirambwira ngo abahinduriye benshi gukiranuka, ngo abo ngabo bazaka nk'inyenyeri. Ahari ntabwo uzi uburyo wabikoramo, ariko uyu munsi ushobora gufata iyi link ukayoherereza umuntu wari ufite ikibazo, wari wihebye, akongera agasubizwamo imbaraga, agasubizwamo intege, kwizera kukagaruka muri we. Burya ubuhinduriye nawe benshi gukiranuka. Kandi subscribe, ukore na share kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kugenda bugera ku bantu benshi batandukanye. Nkuko ijambo ryatangiye rero ritubwira mu ndirimbo ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, ngo kandi usabe Imana ibahishurire bahabwe ubwo buntu nawe wahawe. Ubwo rero reka nkubwire ngo ukomeze ubane natwe. Hanyuma pastor, kubana namwe ni umugisha ukomeye. Hageze ibihe birebire tubona muri gukora ibintu bikomeye, Imana iri kubakoresha ibintu by'ubutwari. Ndimo mbona usengera abantu bakira, abantu babohoka, ariko ubundi ziriya mbaraga zo gusengera ibirozi n'ibintu nka biriya bigenda bite ubundi? Iby'Imana ni ubwiru utapfa gusobanura umuntu uwo ari we wese utaramwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ni ibintu nawe iyo wamaze kwizera Imana igukoresha. Kwizera kwawe gutuma Imana igukoresha ibikomeye. Kimwe nuko nawe dusengera udafite kwizera ntacyo byaba bikumariye. Kwizera kwawe gutuma
Imana ibasha gukoresha iby'ubutwari kandi twe turi ibikoresho ikazi gakorera muri twebwe. Iyo wamwemereye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ntacyo atagukoresha. Icyo Imana ishaka ni uguca bugufi gusa, ibindi ukabiyirekera. Niyo password. Nawe nibyo jambo ry'ibanga ukoresha, ugaca bugufi ugasenga, ubundi Imana ikabikoresha. Ni uguca bugufi ukitwararika, ukirinda mu byo ubayemo byose, mu myitwarire yose, ukabana n'abantu bose amahoro, ukagira urukundo, mbese kumva ko ibintu byawe byose ugomba guhora uciye bugufi, ubundi Imana igashyirwa hejuru. Ibyo bintu nanjye mbikoze nasengera umuntu wari ugiye gupfa akabaho akongera akagira ubuzima. Mbajije ikibazo cyiza. Bisaba ibintu byose ko ugira kwizera. Nakubwiye ngo nawe nshobora kugusengera ku ndwara yawe, ariko udafite kwizera ntibigire ikintu bikumarira. Kwizera kurarema. Kwizera. Hanyuma uyu munsi ntabwo naza kukurekura, kurumva sindi kubaza ibibazo byinshi cyane bidasanzwe, kuko waruzanywe no kutubwira ko ufunguye uyu muyoboro wa YouTube channel kugira ngo abantu bari barakubuze, abantu batabonaga ubutumwa bwiza babubone, ariko kandi nta nubwo wanci kutambweho ku Imana kudutumyeho, by'umwihariko abanyarwanda n'abandi bari hanze yarwo, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari burasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali, abantu bose bari mu mahanga yose. Ntabwo mpamya n'umutima wanjye ko message irahari byanze bikunze, nta kuntu wabuje na message udufitiye. Wanyemerera tukaguha umwanya ukatubwira kuri message Imana yabikudutumyeho, hanyuma tukarushaho kuryoherwa mbere yuko dusoza ikiganiro gito twagiranye. Message mfite iri hano mu ijambo. Gusa message nazanye ni ukubwira ngo abantu bihane. Nubwo abantu bagiye bihana bamwe na bamwe basubira inyuma, abandi bacika intege, abandi babivamo, abandi baratentebuka. Hari abagiye bagushwa n'abantu, hari abantu bagiye babivamo babona bibananiye, ariko nkubwire ngo uyu munsi wa none wongere ubyuke, wongere ukanguke, wongere ukore kuri Yesu, nawe yiteguye kukwakira. Umwana w'ikirara umwe yaje kuva kuri se aragenda, ariko arongera yigira inama aragaruka. Agarutse Yesu yabashije kumwakira, papa we abasha kumwakira. Ubwo rero nawe wasubiye inyuma, nawe wumva ko byarangiye, haracyariho ibyiringiro, ntabwo byarangiye, ahubwo wongere ugaruke, wongere wemerere Imana, nawe yiteguye kukwakira. Ku ijambo rero nagira ngo tuganireho muri aka kanya n'ubundi, ni ijambo riri mu butumwa bw'isoko bwanditswe na Mariko ibice 10 umurongo wa 46, havuga ku nkuru z'umwana Yesu yamukije ari impumyi witwaga Barutolomayo. Kuko iri jambo Mwuka Imana ajya kurimpa, yarambwiye ngo abantu muri iyi minsi bafite imyambaro bambaye, kandi iyo myambaro bambaye iri gutuma badahura na Yesu. Ndasubiramo, Mwuka Imana ajya kurimpa yarambwiye ngo hari abantu muri iyi minsi bafite umwambaro bambaye uri gutuma badahura na Yesu. Rero uyu mwambaro nibabasha kuwuta cyangwa se kubasha kurekura, bari buhure n'Imana bidasanzwe. Temera ijambo iravuga ngo mbabarira yawe yaguhuza n'igitangaza cy'Imana. Reka nundi muhadusomere. Mbabarira yawe yaguhuza n'igitangaza cy'Imana. N'igitangaza cy'Imana. Amen. Ijambo amagambo 9 yonyine yahindura byinshi mu buzima bwawe. Amagambo 9 yahindura byinshi mu buzima bwawe watakaje. Ijambo tulisanga muri Mariko ibice 10 umurongo wa 46. Kadusome umutwe w'amagambo uravuze ngo Yesu akiza impumyi yitwa Barutimayo. Umurongo wa 46. Nuko bagera i Yeriko, akivana Yeriko n'abigishwa be benshi, asanga umwana witwa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira.
Yesu arahagarara arababwira ati nimumuhamagare. Bahamagara impumyi barayibwira bati humura haguruka araguhamagara. 50 nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. 51 Yesu arayibaza ati urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti mwigishwa ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati igendere kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka amukurikira mu nzira. Amen. Imana iguhumugisha cyane. Kwa kwizera umva ko no kuragaruka. Iyi mpumyi yamaze kumva amakuru yumva ko Yesu w'i Nazareti ari we waje. Urumva umukristo muri iyi minsi wibitseho amakuru muri iyi minsi ni sawa. Iyi mpumyi yamaze kumva yumva ko Yesu w'i Nazareti yaje, amaze kubyumva ngira abanza itumwenda wayo. Yabanje itumwenda wayo, yarabanje ibitekerezaho, irarebera bati mbese ko ngiye guhura n'umuntu udasanzwe, mbese ko ngiye guhura n'umuntu ukomeye, mbese ko ngiye guhura n'uyu mugabo, biragenda gute kandi nambaye uyu mwenda? Hari umwenda yabanje arata, hari umwenda yabanje arajugunya, hari umwenda yabanje arareka, yarabanje ava mu busambanyi, yarabanje areka ubusinzi, yarabanje areka amagambo, yarabanje areka ishyari, yarabanje yitekerezaho kuko ukuntu abanye n'Imana. Arabira bati mbese ngo nahura nawe gute? Arabanza bitekerezaho ngo nayo itumwenda wayo, yarabanje itabya bindi. Hari umwambaro abantu bakuzimo muri karitsiye, hari umwambaro abantu bakuboneyemo, hari umwambaro abantu bakuzimo, bakuzi muri wa mwambaro, bakuzi mu mwambaro w'ubusinzi, bakuzi mu mwambaro w'ubusambanyi, bakuzi mu mwambaro utari mwiza. Mwene dahe nkubwire ngo uyu mwambaro abantu bose bakuzimo, abantu bakumenyereyemo, ndagira ngo uyu munsi wowe urimo kunyumva ubashe kuva muri uyu mwambaro, wabasha kwihana. Yesu kugira neza. Uburwayi ufite Yesu yabukiza, intambara ubayemo Yesu yazirangiza. Uyu mwambaro mwene data ndakwinginze reka uyu mwambaro. Numara kuva muri uyu mwambaro mbabarira y'Imana. Yaravuze ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira, yaravuze ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Nawe urimo kunyumva akakanya bwira Yesu mwene Dawidi akubabarire. Ikibazo ufite ntabwo cyamunaniye, ahubwo ibyo ubayemo, ibyaha ubayemo bituma Imana idakora. Kwa kundi bivangavanga, kwa kundi wamenyereye Imana, niyo nkubwire ngo uyu munsi wowe urimo kunyumva ufata umwanzuro cyare mwigisha. Mana yakugirira neza, Mana irakuzi, Mana iragusobanukiwe, ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana. Kabone naho abantu bakuvaho, kabone naho abantu bakureka, kabone naho abantu baguta, kabone naho abantu bagusuzugura, iyo wabashije kwihana ukava mu byaha, Imana ikugirira neza. Kintu Imana ikeneye ni ukuva mu byaha. Imana iradukunda, Imana iradukunda, Imana iradukunda. Wowe urimo kurira Imana iragukunda, wowe bataye Imana irakuzi, wowe bajugunye Imana irakuzi, wowe wabuze akazi Imana irakuzi, wowe uri mu bibazo bigiye bitandukanye, wowe uri mu madeni Imana irakuzi. Ahubwo password ahantu iri ni kugomba kuva mu byaha. Numara kuva mu byaha wundi Imana izi bataya, wundi Imana izi kugirira neza. Kintu Imana ikeneye ni uko uhinduka, kintu Imana ikeneye ni uko uri cyaremwe gishya. Haleluya. Muri iyi minsi Imana irababaye, muri iyi minsi Imana ibabajwe n'abantu yiremeye, barimo barayibabaza. Muri iyi minsi Imana irababaye, babajwe n'umukobwa. Imana irababaye. Imana ikeneye imitima, ikeneye abantu bafite imitima mishya, ikeneye abantu bafite imitima mishya, ikeneye abantu bafite umwuka w'Imana. Muri iyi minsi Imana irababaye. Mureke dushaka ubundi buryo tureke Imana yatwishimira. Muri iyi minsi Satani arimo arasenya ingo z'abantu kubera abantu barimo barabivangavanga. Muri iyi minsi Satani yahagurukiye ingo, niyo nkubwire ngo bamaso mugore, bamaso wa mugabo we, bamaso mukobwa, kuko muri iyi minsi ibibazo bibaye byinshi kubera ibyaha, kubera kubivangavanga. Kubera kubivangavanga Imana izi kugirira neza. Iyi mpumyi nayo ngo itumwenda irabisobanukirwa, mbere yo kugira ngo ihure na Yesu yarabanje itumwenda abantu bose bari bayizimo, yarabanje iva mu buzima buba abantu bose bari bamuzimo. Ndayo nkubwira ngo hari ubuzima abantu bakuzimo, ariko Yesu nahagera. Haleluya. Yesu nagera ku buzima bwa haleluya. Yesu nahagera,
hari ibintu biri buhinduke. Yesu nagera mu rugo rwawe amahoro araboneka. Yesu nagera mu rugo rwawe uri umugabo wibera mu kabari, Yesu nagera mu rugo rwawe hari ibintu biri buhinduke. Yesu nagera ku mugore wawe hari ibintu biri buhinduke. Yesu nagera mu rugo rwawe uriya mushahara utatahaga uri buze gutaha. Yesu nahagera bariya abana batakumviraga, Yesu nagera mu rugo rwawe hari ibintu biri buhinduke. Ngo nayita umwenda yari yambaye kugira ngo ihure na Yesu. Ngo Yesu aramubaza ngo mbese ufite kwizera kwawe uyu munsi? Haleluya. Kwizera kwawe uyu munsi niko kuri buhindure ubuzima bwawe. Mwene baho umugisha rero, ndabakunda cyane, ariko rero mbabwire ngo iyi minsi ya none tugezemo ni iminsi yo gusenga, ni iminsi yo kuba maso, ni iminsi yo gukora iby'Imana ishaka. Ntabwo byoroshye. Uwasengaga rimwe yongera asenge gatatu, uwasengaga kabiri yongera asenge. Mbabwire ngo twongere ibyo byo gusenga, kuko igihe tugezemo ni icyo gusenga, kuko Yesu araje. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha rero. Icyo nari nshatse kuvuga cyose nari ngendereye ni uko Imana idukunda twese, ahubwo icyo yanga icyaha. Wowe urimo kunyumva, yo mubwire ngo nushaka umugisha ku Mana, icyo ugomba gukora ni ugomba kuva mu byaha. Urafite ibyakunaniye, urafite ibikugoye, urafite ibikuruhije, uriguye n'imibabaro, ufite agahinda, urihebye, urananiwe, ariko Yesu nahagera ibintu byose birahinduka. Nigeze nsengana n'umuntu umwe arambwira ati mushumba, kuko ni gute nabasha kuva muri iki cyaha? Ati mfite icyaha cyanjirije, icyaha cy'ubusambanyi cyambayeho karande. Ati ndeba umuntu wese ati wumva namusambanya. Ndamubwira nti rero uzafata amasengesho uriyemeze mu mutima wawe, uvuge ngo Mana iki cyaha cyananiye, iki cyaha ndacyanze, ufata umwanzuro ucyanze. Ndabimubwira arabyubahiriza, kuko aragenda akora amasengesho, nkomeza muba hafi, arasenga, Imana nayo ibasha kugira gute kumukura mu cyo cyaha. Nubishyiramo imbaraga ukabishyiramo ubushake, Imana izagushyigikira ikuvana mu byo byaha ubayemo. Ubaye mu buriri utunzwe n'amarira, utunzwe n'agahinda, wigurira igitondo n'ikigoroba, nta cyerekezo, ntabwo ufite uguhumuza, ntufite uguhoza. Ariko iyo wavuye mu byaha ubona amahoro. Kabone waba nta mafaranga ufite, kabone nta muryango waba ufite, kabone waba nta butunzi ufite, ariko iyo ukora iby'Imana ishaka, Imana iguha amahoro adatangwa n'ibindi bintu. Imana rero iduhana umugisha kandi bashyigikire. Icyo nabifuza ni uko uyu umwambaro wose abantu bamaze iminsi babazimo, Uwiteka aje kubakuramo. Mbabarira y'Imana yaguza n'umugisha wawe, mbabarira y'Imana yaguza n'igitangaza cyawe. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Mbabarira y'Imana yaguhuza n'umugisha wawe, kandi mbabarira y'Imana niyo ukeneye mu buzima bwawe uyu munsi. Reka tubwire abantu bose bari badukurikiye twabanye muri iki kiganiro ngo fata umwanya wawe wegere hafi. Niba wari ukureba kuri telefone yawe, niba ukureba kuri televiziyo yawe, sinza aho uri ukurikiye kino kiganiro, ariko reka ngiye gusaba umupasiteri kugira ngo afatanye n'umuntu wese ukurikiye yicano, usengera abantu bafite ibintu bajya kureka bikanga. Hari ijambo Paulo yavuze, ni Paulo ngira ngo avuze ngo gerageza gukora ibyiza, ariko ibi bikantanga imbere. Hari abantu baba bashaka mu mitima yabo gukora ibyiza, ariko imbaraga zo gukora ibyiza zikabura. Abo bantu bakeneye gusengerwa. Hari abandi bantu babaye mu bihe byo gusenga, baratendinga amateraniro buri munsi, ariko ntibahinduka, ntibakizwa. Ku cyumweru baba bari mu misa, bari mu materaniro, abandi bajya mu masabato, abandi bajya ku wa gatanu mu misigiti, ariko ugasanga imbuto ze mu bantu ntabwo zigaragaza ko akijijwe. Abo bantu bakeneye gusengerwa, bakeneye kwinginirwa Imana. Ariko kandi kuko numara gusenga nta kintu turi bukurikizeho, n'iki imbere y'uko usengera aba bantu bose kiri ku mutima wawe wumva utagenda utavuze. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ndanezerewe ku mutima wanjye. Ni kenshi nifuje gusangiza ubutumwa ku banyarwanda cyangwa se ku isi yose. Ni kenshi nabyifuje, kuko Imana iyo iguhamagaye irabanza ikagutenengera mu ishyamba, cyangwa se igihe kikagera ikagushyira ku mugaragaro. Nshimye Imana ko nanjye ubutumwa ngiye kuba maze minsi mfite, ko nanjye mbashije kuba nabucisha kuri channel yanjye nafunguye. Ndanezerewe cyane, kuko nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Imana ibahe umugisha, kandi nshimira n'abazakunda ibiganiro byanjye, nshimira n'abantu bazanshyigikira kugira ngo twamamaze
ubutumwa bw'Imana, kuko nge ndumva nshaka ko namamaza ubutumwa bw'Imana ku isi yose uko nzabishobozwa kose. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Hari umuntu warudukurikiye akaba yarakubuze akeneye kongera kukubona, reka mubwire ko nimero yanyu irabitambuka hano kuri iyi channel. Inimero iriho ni ya pastor, wamubona wamuhamagara wamwandikira mukavugana. Hanyuma ushobora no kujya kuri social media zose akoresha ukandikamo amazina yo, ushobora kwandika Josiane cyangwa ukandikamo rirazina rindi Nyiramwiza Josiane. Urumva wanditsemo Nyiramwiza official kuri Facebook cyangwa kuri Instagram cyangwa kuri YouTube, ahantu hariho hose mushyigikire, utere inkunga umurimo w'Imana. Yesu azatugororera. Urakoze cyane, wakoze kubana natwe kandi tugushimire kuri riyereko ryiza wagize. Twizere ko nubwo uri umuyobozi w'iki gitangazamakuru ariko igihe tugukeneye uzajya ubuhari cyane kugira ngo ufashe imitima y'Abanyarwanda, imitima y'abantu b'Imana bari hirya no hino ku isi kugira ngo babohoke. Nzaboneka nta kibazo, ndahari. Hanyuma twasoza udusengera kuri rya sengesho twadusabiye bari abantu bose kugira ngo Imana yongere basubizemo umutima wo kumenya guca bugufi no kuba hafi y'Imana. Y'amajambo 9 wavugaga abantu bayiteho kandi bayaha agaciro, bityo gukora kw'Imana ku buzima bwabo buze. Kandi natwe twese abari kuri iyi channel n'abakozi bayo n'abandi bazaza bose n'abazareba ikiganiro twese tubona impinduka nziza. Amen. Imana nziza, Imana bitwaye n'ubushobozi, Imana tuzi, Imana twakurikiye, Imana twiringiye. Haleluya, haleluya. Mana nkweretse abagabo, nkweretse abasore, nkweretse ababyeyi, nkweretse abakobwa, nkweretse abantu bose Mana badukurikiye. Mu izina rya Yesu nyemerera data imitima yabo yishimire, nyemerera data imitima yabo uyihe imbaraga. Rete kutaya sebo nini bodo taya mando. Oh haleluya. Mana uri Imana yeza kandi uri Imana ibohora, uri Imana ikiza, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, uri Imana ibabarira, uri Imana ibabarira, uri Imana ibabarira, uri Imana ibabarira. Ndagushimiye, ndagushimiye. Rekubabarire, rekubabarira abantu bawe, rekubabarire, rekubabarira abantu bose badukurikiye. Mana baciye bugufi, baciye bugufi mu izina rya Yesu, baciye bugufi. Rekubishimire, rete kutaya sebo nini bodo taya mando. Ndagushimiye ko nta jambo wavuze ngo rihere. Oh haleluya. Ndagushimiye ko nta jambo wavuze ngo rihere Mana. Ndagushimiye ko ubazi, ndagushimiye ko barimo kuramami. Taya gerezebo. Ndagushimiye ko barimo kurira, namuje kubahoza. Ndagushimiye ko imitima inaniwe namuje kuyiruhura. Rebo taya. Ndagushimiye ko Imana ije gukiza indwara, ndagushimiye ko Imana itanze agakiza bundi bushyashya. Taya gerezebo. Ndagushimiye kuri Imana ikoze ibidasanzwe, ndagushimiye kuri Imana yubatse ingo zari zisenyutse, ndagushimiye kuri Imana irwaniriye abantu, ndagushimiye ko uraniye abantu imanza. Rete kutaya sebo. Ndagushimiye Mana uri Imana yubatse bitari byubakitse. Ndagushimiye, ndagushimiye, ndagushimiye. Ngaho Mana hose barimo kurira, bafite imibabaro, bafite intambara zitandukanye, bafite agahinda, bafite ibigeragezo. Yesu ndabasengeye Mana ita ku bantu bawe. Ngaho Mana turagushimiye. Abantu bakimara kumvira ijambo, bamaze kwihana, bamaze kumva byose, rekubambika imbaraga ubashoboze kuko ubashoboza abantu. Ngaho Mana biteho ubaneshereze, ndakubashye. Icyo ni cyawe Kristo. Amen.